Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe bamuherereye mwese amahoro y'Umwami Yesu Kristo akomeza abane namwe. Rero nkibisanzwe twongeye kandi twagarutse hagiye wacu dutura muri studio zacu nkibisanzwe nkora ikinyamakuru Karingi TV Show 1. Rero tutatinze mu magambo tugejeje muri data dukora n'umunsi ku wundi, reka nawe azabibwire bukeya. Shalom, turabasuhuje inshuti bavandimwe badukurikirana hirya no hino ku isi, abatuye ku migabane yose y'isi. Turabizi kuko muri inshuti zacu kandi mugenda mudukurikirana umunsi ku wundi. Rero turabasuhuje, twari tumaze iminsi tutabona n'umuvandimwe ngo tubashe kwicara tubagezaho amakuru yacu, tubaheze amakuru ahari, tutange n'impanuro kubera kuko twebwe niyo subject yacu dukoresha. Rero tubahaye kazi abadukurikirana ku binyamakuru zacu 5 episode Karingi TV. Abatarahagera mwanyarukire mu gukora subscribe, like, share na comment, ndetse mugende mugezwaho amakuru atandukanye umunsi ku wundi. Rero tubahaye kaze. Uyu munsi twabazaniye amakuru meza. Uyu munsi twaje kuganira, uyu munsi twaje guhugura, uyu munsi twaje gutesha, kuko ari ibintu bigenda bikoreka bitari byiza kandi bitari ngombwa. Rero reka muvandimwe tumusubize ijambo ariko tuzo gukomeza kuganira. Mwene data arakoze cyane. Nkuko yarabibabwiye twari tugize nk'iminsi tutaboneka hanga tutagaragara, dukomeza kubagezaho ibintu mu buryo bw'amashusho ariko twebwe mutatubona, ariko twongeye kubishimira kandi tubahaye kaze muri studio zacu. Nkuko mwene data yarabivuze kandi uyu munsi hari amakuru menshi, hari ibintu byinshi tuza kwibandaho tuganira bisanzwe, tugiye dutanga impanuro hano, tugahugura abantu mu buryo bwinshi butandukanye, ariko cyane tuza dukunda kwibanda ku ngo n'imibereho y'abantu itandukanye y'ubuzima busanzwe, bagira inama bagize ibibazo, kongera kandi kubagarura muri mood y'ubuzima busanzwe. Rero uyu munsi turaza kunyarukira no ku migabane naho kujya migabane ya Afrika, siko uyu munsi turaza kuhagera nako turaza kubabwira amakuru yaho. Ariko tutaragera iyo muri iyi minsi ishize hari ibintu zaciyeho byinshi bitandukanye, aho twabashe gushingura umuvandimwe w'umucubahiro umusirimu, havuzwe amakuru menshi cyane, ndetse hari n'ayandi bakuye abantu bavuyeyo gushingura. Ariko uyu munsi wa none hari amakuru twaje kuvuga, cyangwa se hari ibintu twaje gutesha no kwiyama byagiye bigaragara kuri social media cyane. Sinzi ko ushobora kuba wabibonye, kugira ngo wabibonye kandi abantu bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'uko babonye filime ikirekire yari yifashe. Reka nze mvugeho gato siko kugira ngo tuze gukomeza. Tumaze gushingura umuvandimwe abantu bavuze ibintu byinshi bitandukanye, ariko icyo nza kuvugaho nico twaje gutesha. Hari amagambo yagiye akurikiraho atari meza, abantu twagiye tumva bavuga umushumba wahagarikiye nako wafashe ijambo muri ya mihango, avuga ibintu byiza ashaka kutumenyesha amakuru. Twagiye tubona abantu benshi bavuga ibintu bitari byiza, bamutuka bagira gute, bamusebya. Biratubabaza cyane. Buriya umushumba hari icubahiro cyo agomba. Umushumba si umuntu kuza gutukira no kuri kamera, so kuza kuvuga ibintu ukeneye ushaka. Biriya bintu mwagiye muvuga mwebwe twababonye twabakurikiranye, hari abantu bigize abanyamakuru ku nguvu kugira ngo bazabasha kuja gutukira abandi hari abasebya. Ntabwo ari byo kuvuga amakuru si ugusebya, ahubwo umuntu avuga ibintu bizima bifite icyo byubakira abantu muri society. Ariko kubona wipermeta ukaje gutuka umushumba hari umuvuga amavuga umushumba kutariko, kandi ibintu umushumba yavuze hariya twari tubaruhari, yavuze amakuru yuri yabuvanye n'ukuntu bamuhagaritse, kandi ibyo yavuze n'ibyo yari yanavuze mbere aje guhagarikwa. Kandi yatubwiye yuko ntiyamugendereye rimwe, ntiyamugendereye kabiri, yamugendereye inshuro nyinshi. Avuga amakuru ku bintu byose byagenze, aragenda aratubwira ABCD ibintu byose uko byabaye. Ariko ikintu gitangaje ni abantu bahaguruka bakaja kuvuga amakuru y'ibintu bimwe basa n'abasebya umuntu ngo ubwo ari kuri mitandao ngo iki oya, ibi bintu sibyo turabyanze aha ngaha. Natwe twaje ku cyaha
no kubuza abantu ayo makuru barimo bagenda bavuga atari meza. Umushumba yavuze amakuru ku bintu byose byakabaye, kandi bareke kumusebya. Ni n'umuvandimwe wiwe, ni umuvandimwe we, ariko yakoresheje gahunda desturi za Kristo zimeze. Ntabwo yavuze ibintu bitari kuri gahunda, yarabisomye avuga amakuru yose uko yakabaye. Mwana ko mushaka ngo babwire andi makuru aje kubabesha se? Ariko abantu twagiye tubanza tugatekereza ku bintu tukabona kubivuga, ibintu bifite fact, ibintu bigaragara. Apana kuza guharabika umuntu hano ngo yavuze gutya ngo zage ngo yavuze ibintu byose mu izina abivuga uko byakabaye. Wabyumvishe gute wowe umaze kumva ayo makuru? None uko ibintu bimeze buriya ikintu kimaze kuba abantu benshi bakoze inkuru nyinshi bakivugaho cyane bitandukanye kuri uriya munsi wo gushingura. Ndibaza ko isi yose wenda barakurikiranye kabisa ukuntu uriya muhango wagenze. Gusa je cyo muvuga kuri uriya mushumba ntari mpamvu zo kuvuga umushumba cyane, ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu twaje hano guhakana kubitesha agaciro cyo muvugaho. Mbwira bari abantu bakomeza kumuvugaho. Buri bundi ikanisa riba rifite administration yayo, kandi itorero uvuga ngo nimba umuntu ahagaritswe ubundi biriga byemera bivuga ngo mwahawe ububasha icyo muzohambira mu isi kizoba gihambiriye. C'est ça. Kubera ko kizoba kibabarira, nimba utakibabarira uvuga ngo kiracyahambiriye tujuru. So uvuga ngo nimba abashumba bakorera umuntu apfuye mu caha akanga kwihana, iyo barakoresha ukuri kwa Bibiliya, kandi barakoresha Bibiliya yabwiye twanyamurenge twaradukeneye ngo pasiteri hari reverend akore ibijanye n'ubushake bwacu n'amarangamutima yacu, ariko we yakoze ibijanye na Bibiliya. Undi umuntu apfuye ari umupagani, apfuye ari umupagani, tibamushije kumwe n'umuntu wapfuye ari umukristo. Hari izubako ari imihango ikorwa, hari n'indakogwa. So rero iyo ukuntu yabikoze uburyo nyine byakagombye gukorwa. So niyo mpamvu ntitumuteye imfana, kubera ko gusa ijuru riza umuntu n'Imana, ariko kandi ijuru riza umuntu ariko bitabujije ko tuzoharibisha gahunda z'ibintu. Buriya muri umushumba iwe yemerewe gute afite ububasha bwo gukora icyo Bibiliya imutegetse. Ureke yakora ibyo na Bibiliya wenda bamwe baravuze ati kubera iki yabikoze kuriya kandi bitagomba ko kuriya. Ni ukuvuga ngo umushumba yakoze inshingano ze cyane, kandi ntiyabwirije, ahubwo yatubwiye amakuru ndetse aduheza na fagite zigaragara bidusomera, atwereka ibintu byose. Ariko abantu babe bahaguruka hariya bakaja kuvuga, abantu uko baza bishakira imivumo bonyine. Buriya abantu babivuga babara kumuvuga nawe ushira hariya ntiwokoreka ibyuranye n'icyo itorero rigomba gukora. Yes, niyo mpamvu mutagomba ko baravuga cyane. Oya, reveri icyo yakoze ikintu cy'ikanisa, yakoze inshingano ziwe, yahamagariwe kiyakoreka ibyuranye nacyo, uvuga ngo aba yaciye inyuma y'itegeko. Ese maze kubaza ko bahaye bavuga ibintu byinshi bakaje kuvuga reveri bamushinja amakosa. Igihe cyose yazaga yaravugaga uyu muntu namubwiye bizagenze gute, sibyo? Namugendere yanse. None se bari bashaka ngo bavuge ari yatubwiye amakuru twebwe tutari duhari. Igihe yatangaga ari amakuru mu rusengero, yari ko atubwira ukuntu ibintu byagenze, kuko abantu bari bakiri mu rujijo, bamwe batazi amakuru uko ibintu bimeze. Atubwira amakuru, adusomera n'ibipande mugabo izo kudusobanurira uburyo itandukaniro ry'umuntu itorero ryashingwa ari umukristo n'itandukaniro ry'umuntu wapfuye umupagani biba bitandukanye. Hari imihango ikorwa, hari n'indakogwa. Niyo mpamvu abantu bagomba kuzakira uko itorero ryabikoze, yandi uko byakozwe babyakire gutyo, uko niko itorero ryagombye rute kubikora. Mugende muhagarika amagambo guhera uyu munota. Yes, umuntu zose urasayandi, ariko ntimuvuga umushumba ko kuza gusebya umushumba hano turabyanze. Inshingano ziwe tafazari turabakristo turabyanze. Ibi bintu mugende bihagarika. Murakoze cyane. Hariho n'ikindi gusa nyine umva abashumba nta mpamvu zo kuvugaho cyane, kubera kuko buriya hari abahamagawe n'Imana atoshobora kuba yokora ikosa, kubera ko azi uwamuhamagaye wariwe cyane. Katunyarukire hakurya y'imigabane ya Afurika, hakurya y'amazi, ariko turahatinda ariko ndabisubiyemo ndeba social media ukuntu ibintu bimeze. isi yarashize isigeze kure kabisa, isigeze kure.
ko turabona ni hano muri Kenya gusa abantu babafungisha abandi bagagwa muri prison naho muri Amerika hariho abandi babafungisha abandi bakagira ngo bava muri prison niko bimeze na niko bimeze tekereza uriya muvandimwe waraye nijoro nabajije namenye amakuru bikahamagara abantu bo muri familia ndababaza hamagara n'abandi ndetse bari mu za Canada ndababaza barambwira amakuru ko bimeze ukuntu umuvandimwe yafunzwe uriya mu familia wawe uriya mu familia wanje ufite amakuru hafi wa hafi neza wa hafi ndetse ari iriya twaravuganaga nabo ariko nyine ko hari infite connection ziwe sinari ntabona neza amakuru yiwe kuko yafunzwe nijoro bari bwo bikurikirana nsanga umuntu amaze amezi 2 muri prison kandi azira akarengana kumva beze bintu none se ivyo hano muri Kenya tubicaha ntibiyo none muri Amerika naho bira kandi nk'ubwo bwacu kandi abantu bose bari mu ikanisa tubwira inkuru ko byagenze nukuvuga ngura muvandimwe nje nkimara kumenya amakuru uburyo yafunzwe n'inzu narabashije kurikirana social media abantu bagiye baganira bagiye batanga amakuru uko yafunzwe nukuvuga ngo atuye muri Amerika muri state atuye ndago muri Arizona kuko ari umuntu wabi bona nandike ni wowe wese ubimbwira noneho arambwira tumuvandimwe arafunzwe afunzwe gute ko senda kurarize ntabwo amaze amezi 2 ari muri prison yafunzwe nande wafunzwe umupastor wiwe se cyangwe ngo yego umupastor wiwe none uze gukurikirana amakuru sanga barabanaga mu Uganda bataraje hanze uyu muvandimwe warafunzwe ni umucuranzi acuranga sente ariko Uganda yageza amucurangira yamira mu nibazo umucurangira noneho baja muri Amerika bagere muri Amerika noneho ntiyahitira wiwe ahitira ko ni bishop noneho ko mu bishop wa mu pastor ganono uwo urufungisha uriya muvandimwe wicishije umuntu wabo uzi gushinja umuntu muri Amerika icyaha cya violence n'urupfu kandi urupfu bwo gutesa twaje kugiyama mu pastor kabisa unity zivuga ngo kiri iwanyu ntabwo tuyama iki kintu ntigomba kubaho abapasiteri n'umuntu umushumba ashobora gufungisha umukristo intamu yoboye ndaburiye amakuru baravuga ngo ndetse yari mufata nk'umwana we uvuga ngo yahise noneho ningaho je nabikiranye ndabitohoza sanga yageze ishari yuko asura ko bishop wundi none ngo yaramusabishije barabona wino uva aho ngaho ko bishop cyo kuvuga izina giwe ariko bararivuze muri medi ngo uva kuri uwo bishop uzi wanje ari uzuturanga arabati jewe ndi hano ku bishop yo mpakora akazi kandi ndahemba kwezi $100 1,000 wowe ngwino jewe hano ukeneye uzangu kwishura none arabati tinti zokunda yabati nguko banze uzo gukora ikintu tuzobasha kwikuramo ngo hano ndagufi hano mu cyambere naragutanze mu cya kabiri ngusha boko ngusha boko muri Amerika ngusha boko ayo boko murushije wewe ndoro umuntu nawe hari abandi bakurushije noneho uberiki agushaka ko guhambisha abandi kandi nawe uri umuntu turahi wanyu wewe wa mpasiteri warafungishije umucuranzi utari nuwawe ukamushinja icyaha cya violence reka kurangiza amakuru noneho bagarageze yasaga n'umukanzi nzo gukora ikintu utazobasha wenyine gute kwibagirwa arangize no system yakoresheje uriya mucuranzi yazana dodo imyenda noneho hari kuwo pasiteri akaba bafite umwana w'umukobwa niba ari mushiki w'umugore n'umwana w'umugore ngo nawe usudoda imyenda hari baraziranye ngo bakabaye nimwe bafite nk'umwana ngo mashine y'uwo mwana iraharika noneho uwo mwana w'umukobwa ahamagara umucuranzi ngo uyu ndebere mashine yagize ikibazo uyikorera aza kwimukorera ahita yasubirayo arangize wa mupasiteri noneho yama ahitaga amushyiraho kese ngo ko wasize ufashe umwana ku ngufu warepeze umwana w'imyaka 13 uwo mwana w'imyaka 13 uzi ukora muri mashine uzudoda n'indi utaza umwana w'imyaka 13 azaza ku mashine azaza ku mashine cyangwa umunyeshuri bibaho n'umunyeshuri
taza nagaragara no mu bantu ntaza bitagaragara mu myaka 13 abataramera n'amabere nta mabere bafite nukuvuga ngo arangiza ahita amushyiraho iyo kesi ngaruka ngo ati jewe kuri iryo kosa mfite umugore n'abana batanu kuko izo wari kumushyiraho n'ibiki niko kuko kumubwira ati kumufungisha kuko ari muri prison ubu tuvuga ari muri prison mwari w'inzage kuri social media ariko twe guce twarabya ubu pastori aracari mu kanisa cyangwa kanisa uri mu kanisa cyangwa n'ikimina urimo ibyo ni itorero warahamagawe cyangwa wahamagawe warihamagaye n'umuryango wawe icyo twakubwira cyo nimba wenda ari ibintu tutazi buriya hari umuhamagaro w'Imana hakaba umuhamagaro wowe umuntu wayihamagaye wenyine wowe icyo tubona cyo warihamagaye iyo ni business wakora mu mushinga wawe ntabwo ari itorero ry'Imana kuko umukristo wamagara umupastor wamagara ntabwo ushaka gufungisha umukristo wiwe tibaho uko bimeze turahi wanyu twaje kwiyamura uyu mugabo wafungishije mwene data Rugabire ese yitwa Rugabire ngarukiye yitwa Ngarukiye sorry mwene data Ngarukiye ufunzwe azira ubusa ngo yakoze violence kandi ntayo yakoze nubwo ataje gucuranga mu kanisa y'upastor icyo akora ubusa umupastor nikizina usaba mukubiseho kandi gamari hanze ngo ari muri Amerika ngo bita ku mutima ngo ni muri Amerika wewe muri Amerika se ni hehe uri mu ijuru se uri hehe hatogiye umupastor umuntu wewe wahamagaye gukoresha gufunga afite umutima afite ntabwo ari umutima w'agasheri umutima wa drone umeze nk'wantuza se ninde wamaze abantu ngo kuriya mu president ibyo bintu biratubabaje cyane nubwo tuvuga birababaje umupastor gufungisha umukristo kandi uraza ukamushiraho ikintu ukamwica cyose mwene data arajyamye hariya muri prison afite abana hashakira wowe aryamye ku maraso yiwe kukura iwawe prison kandi urupfu wicaye mu wawe n'abana bawe n'ikanisa n'abari abakristo ese mwe abakristo mwe mwicaye aho ngaho kumurikira mwe mukora muri iyo kanisa iki kintu ni muje kumufungisha ikintu twarakibuzo bushize tugomba kwihagurukira nawe dukurikirana ngomba kwihagurukira tukiyama abantu babafungisha abandi bakabata muri prison ngo bagwemo kugira ngo babone uwo mutima n'umunyabaki w'ubunyamahanga kigomba kuvaho iki kintu kigomba kigashira burundu kuko si umuco w'abakirisitu hari n'ababivuze ati ni ikinyoma uramana ntabafashe ku ngufu kurumva uyu bo muri familia yiwe yo pastor ti umwana atuma tazanye urubanza no muri familia nta biri fact bigaragara kuko umwana yarise ute ku ngufu cyangwa se ibaze nk'umugabo w'umupastor ngo kari permit akora gufungisha umuntu wamujanye muri prison aba pastor nibo bari mu gufungisha abakirisitu yeme hano barahari tubavuzeho ariko abandi pastor twumvisha amakuru nabo ngo bafungisha abakristo hano muri akarere k'Nairobi kabisa ariko reka tubihagarikira aho ngaho rero uyu munsi twebwe twaragengo tuzaducaha duhane ndetse turatisha imico yadutse mu bwoko bwacu yari yiraba sinzi impamvu bihabize ariko turabonyeje mu izina rya Yesu Kristo mugende mucike kuri icyo kintu nawe umupastor ufungishije uramuvandimwe genda umufunguze n'utamufunguza nawe iminsi yawe irahari ese umupastor wafungije umuntu iyo umwana we yozomubaho bakamufungisha afite abana yo jamwe fete agaselebura ufite abana ufite abahungu ufite abakobwa anytime wowe mu kibazo utikuramo kandi tubivugira aha icyo uzoza ukora amakuru yawe yose turayafite cyane twakurikiranye twatohoje ntabwo tubona kuvuga ikintu tutatohoje tuzuri dushaka kuvuga mu izina tuza aho uri tuzi naho wavuye n'uwo uriwe niyo mpamvu mutagomba gukora bene ibyo kintu mugikorera abakristo banyu icyo kintu turagitesheje mu izina rya Yesu dukore ku nkuru ku bantu nabo baba abahungu bari muri Amerika bashuka abana bakobwa bashuka bashiki bacu bakabohereza video babo gusa kino kintu sinimbavu abantu batagihagurukira kuko mukibona mukishimira kuba mukivugaho mukishimira kuba mwogikoraho cyane kandi murakora ikintu kibi ubushize hano Kasarani cyatse byarakozwe cyane abantu barasoroma video Uganda hehe kuko